umuhanzi Run-Up ese ni muntu ki muri industry yo mu Rwanda umuziki nyarwanda? Run-Up ni umuhanzi nyarwanda uzwi mu njyana ya hip hop ndetse na drill no mu njyana nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba azwiho imiririmbire myiza ikomeye, amagambo afatika, imyambarire ihamye ku rwego rwo hejuru ijyanye n'umuco wa street music. Uyu muhanzi Run-Up yatangiye umuziki akiri mutoya cyane ku rwego rwo hejuru, aturutse ku rugendo yakundaga hip hop yo hanze, by'umwihariko yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi anyuze mu buzima bwo mu Rwanda bituma agira umwimerere wihariye ku rwego rwo hejuru, atangira kuzamuka ku rwego rwo hejuru bitewe n'indirimbo zagiye asohoraga, bitewe na label yagiye akorana nazo zigiye zitandukanye. Dore ko bivugwa muri iki gihe yafite indirimbo nshasha aho yitwa Que Paso. Ndakeka yuko niba ukoresha ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ntabwo waba uturumva iyi ndirimbo yitwa Que Paso kuko yaciye ibintu ku rwego rwo hejuru. Run-Up yatangiye kumenyekana cyane binyuze mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye zashyirwaga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo ku rubuga rwa YouTube na Audiomack na Spotify, aho yagaragaje ko afite impano yo kuririmba mu buryo budasanzwe, amagambo akomeye avuga ukuri kwishi, avuga mu buzima bwo ku mihanda. Urugamba rw'ubuzima ni urugamba rutoroshye. N'indirimbo ze ni ibyo bintu byinshi bigiye bigaragaramo: gushaka ejo hazaza, icyerekezo cyo gutsinda ibigeragezo bigiye bitandukanye. Yatangiye nk'umuhanzi wigenga, akora cyane, ashakisha ku rwego rwo hejuru, ashaka kwiyubakira izina rye ku giti cye nta wundi muntu umugenga, adategereje inzu nini y'umuziki igiye itandukanye kugira ngo imutere inkunga, ahubwo we yatangiye yirwanaho ku buryo mutakeka ko ari umuhanzi birwanye ku rwego rwo hejuru. Indirimbo zatumye amenyekana kuri uyu mwaka, tukaba tumuzi nk'umuhanzi Run-Up wamenyekanye ku indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Nubwo yatangiye umwuga we kera, Run-Up yagiye agira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zakunzwe mu rubyiruko, cyane cyane abakunzi ba hip hop ndetse no mu njyana ya drill. Hip hop ni injyana ikomeye, indirimbo ze zagiye zimenyekana cyane kubera beat zikomeye cyane zadundaga ku rwego rwo hejuru, n'amagambo agaragaza kwiyemeza no kudacika intege ku rwego rwo hejuru. Izina rye ryatangiye kuvugwa muri industry yo mu Rwanda mu muziki, cyane cyane mu rubyiruko rwo mu mijyi igiye itandukanye no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zo mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange nyirizina. Ndakeka yuko muri iki gihe tugezemo muri kinyejana cya 21 industry yo mu Rwanda imiziki yaho iratraininga ikagera no mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane y'umuhanzi Run-Up. Bivuzwe yuko asigaye atandukanye na label ye, asigaye akora wenyine. Wowe tugeranye ahangaha wakora like and comment share. Ndakeka yuko utagera ahangaha ubona yuko ikiganiro nta kintu kinimo. Uruhare runini muri hip hop nyarwanda Run-Up yaba yarafashije kugeza ku rwego rwo hejuru iyi hip hop yo mu Rwanda. Run-Up abarizwa mu bahanzi bakiri batoya bazamura injyana ya hip hop nyarwanda yo mu gihe gishya, afatanya n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Icyiciro gishya bagamije guhindura hip hop isura nshya, bakayishyira ku rundi rwego mpuzamahanga ijyanye n'igihe, akoresha imvugo itari ya kera gusa, ahubwo uhuruza urubyiruko n'isi y'ubu ngubu. Yagiye agaragaza ko mu bitaramo bikorwa by'urubyiruko bitandukanye bigaragaza ko umuhanzi nyarwanda ukizamuka afatwa nk'umwana, cyangwa se bakunda kumudindiza akamugeza hasi. Uyu muhanzi ari guca ibintu, dore nk'indirimbo zigiye zitroninga ku rwego rwo hejuru mutakeka, turi zo kuzisanga ahangaha mu kiganiro. Muri izi ndirimbo harimo Tsunami, ni indirimbo yamuhesheje abasubscribers batari bakeya mwaka wa 2025. Turi buze gusangamo indi ndirimbo yitwa On God, indirimbo yitwa Plaso. Izi ni indirimbo zamugize igitangaza muri industry yo mu Rwanda uyu muhanzi Run-Up. Turi buze gusangamo n'izi ndirimbo zikurikira ahangaha, harimo nk'indirimbo y'Isisi, indirimbo niyo yigeze gusohora ari muri gereza, n'indirimbo y'Ise Street, n'indi ndirimbo ye yitwa Flower, n'indirimbo ye y'Isizi na Isabella. Izi ni indirimbo zasohotse ku mbuga z'umuziki, kandi zimwe zifite video idasanzwe ku rwego rwo hejuru, dore ko zarebwe n'abantu akangari ku rwego rwo hejuru. Dore abamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube nk'uko bigaragara kuri YouTube ya mbere hariho abantu basaga 195,000 subscribers. Dore zimwe mu ndirimbo
zamuhesheje abasubscribers batari bakeya, harimo On God aho yamuhesheje hafi abasubscribers bagera muri miliyoni. Tsunami ni indirimbo Run-Up yakoze mugoye hamwe na On God, izi nazo ni indirimbo zamuhesheje abasubscribers batari bakeya. Kugeza ubu ngubu Run-Up ntarafata ibihembo byinshi bikomeye ku rwego rw'igihugu bigiye bitandukanye, ariko afatwa nk'umwe mu bahanzi bafite ahazaza heza bitwe n'umwihariko cyangwa se umwimerere ko afite mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Akora indirimbo zihariye, ni amakopyright menshi akunze kugaragara mu ndirimbo ze, agaragaza mu muziki wiwe ubuhanga bwinshi bugiye butandukanye. Umwanzuro twasoza tuvuga kuri uyu muhanzi Run-Up. Run-Up ni umuhanzi w'urubyiruko ndetse n'abajene benshi bagiye batandukanye, n'amajene mariye bagiye batandukanye. Kandi Run-Up ni umuhanzi ukizamukanye mu muziki nyarwanda, cyane cyane mu njyana ya hip hop no mu njyana ya drill. Amateka ye agaragaza ko urugendo rw'umuziki rutamugoye cyane cyane ugereranyije n'umujyi yazamutse. Bivugwa yuko kandi umuhanzi yigeze gufungwa igihe kitari gitoya, ani naho yasohoye indirimbo ye yaciye ibintu bigatuma amenyekana ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamahanga, dore ko abahanzi nka General Band ba Titi Brown bagiye bazikurura amachallenge agiye atandukanye. Niba ukeneye kumenya byinshi kuri uyu muhanzi Run-Up, wagana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo Audiomack, Spotify, TikTok, Instagram ndetse na YouTube, dore ko ibihangano bye byinshi ariho biherereye. Wowe wabashije kureba iki kiganiro paka kirangiye, ndagushimiye. Wowe utakusabu ndagushishikariza kuyikora ukuyunga kuri uno muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Ciao imvirwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari ikindi kintu waba ushaka runaka wakandika muri comment.